Namakuru ngiye kugezaho kuri kino gitondo cya tariki 9 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025. Namakuru atari meza wongeye kumvikana angaha gikuyana mu karere ka Rutsiro. Abana bane bitavye Imana bitewe nuko abo bahawe uburozi, umwe muri bo ahita yitaba Imana. Abana bajyanywe kwa muganga. Abana bane nabo mu rugo rumwe babyarwa n'umubyeyi umwe ndetse baranavukana guhera ku muto kugeza ku mukuru. Bikavuga ko rero bajyanywe kwa muganga bakabura indwara, ubwo barimo barataha nibwo umwe muri bo yahise yitaba Imana. Mu karere ka Rutsiro bane baguriwe n'igisimu, umwe ahasiga ubuzima. Nayo ndaje mu byayo makuru. Abaturage bane bo mu karere ka Rutsiro baguriwe n'igisimu, babiri bavamwo ari bazima, undi akavamwo yakomeretse, umwe ahasiga ubuzima. Byabereye mu murenge wa Muhanahira, akagari ka Muyira, mu mudugudu wa Muyira mu gitondo cyo kuri wa mbere tariki 5 2025. Namakuru ngiye kugezaho angaha niba rubwa mbere ko no muyoboro kandi subscribe kandi kunzogera bizajya bigufasha kubona amakuru yacu ya buri munsi tukomeza kugutegurira kandi tukugezaho umunsi ku wundi. Reka mere kuri abangaba rero baguriwe n'igisimu, ubundi za dukomeze n'abakuru yacu buri munsi dukomeza kugezaho. Abaturage bane mu karere ka Rutsiro baguriwe n'igisimu, babiri bavamwo ari bazima, undi akurwamo yakomeretse, umwe ahasiga ubuzima. Byabereye mu murenge wa Muhanahira, akagari ka Muyira, mu mudugudu wa Muyira mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 5 2025. Amakuru y'igitangazamakuru igihe ndimo ndakesha iyi nkuru nuko uyu impanuka yabereye mu isambu y'uwitwa Ntibayikunze Abizeye Imana w'imyaka 52 y'amavuko, amaze iminsi yarajyanywe mu kigo kinyuzwamwo abantu by'igihe gito cyo muri Runda cyangwa se Transit Center kubera ko asanzwe akorerwamo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu buryo butemewe. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo w'umurenge wa Muhanahira, Nzaramba Kayigamba Felix, yabwiye igitangazamakuru igiye ko ubucukuzi bwarimo abantu bane, babiri ntibabasha kumenyekana, umwe agakomereka, undi agahita apfa. Ati abakoraga ubucukuzi butemewe ndetse batari no mu mbago zakorerwaga ubucukuzi bwemewe bagwiriwe n'igisimu bari bane, barimwo Nsanzimfura François w'imyaka 42 waje no gupfa, naho Nshimiyimana Patrice w'imyaka 25 avanwamo yagize ikibazo ku kuboko, mu gihe abandi babiri bavuyemo ari bazima ntibamenyekanye imyirondoro yabo kuko bahise bigendera. Yakomeje avuga ko abaturage benshi ko muri ya murenge batunzwe n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, aboneraho ko basaba kujya gusaba akazi muri kampani zicukura zifitiye ibyangombwa. Nshimiyimana Patrice wakomeretse yagiye kuvurirwa ku kigo nderabuzima cya Rutsiro, umurambo wa nyakwigendera wo wajyanywe ku bitaro bya Murunda gukorerwa isuzuma mbere y'uko ushyingurwa. Rusizi, abaturiye uruganda rwa Simerwa bararira ayo kwarika. Abaturage baturiye uruganda rwa Simerwa bo mu murenge wa Nyamabuye w'akarere ka Rusizi bahangayikishijwe cyane n'intambi ziri kurasirwamo ndetse ziturikizwamo hariya kuko byangiza amazu yabo, bagasaba ko bakwimurwa mu mbago z'uriya ruganda nk'uko bari barabyemeranyijwe cyangwa se basezeranyijwe mu bihe byashize. Bamwe muri bo ubwo baganiraga n'igitangazamakuru cya BTN TV ndi gutesha amakuru batangarije ko hashize igihe batakambira inzego zitandukanye basaba ko bakwimurwa bagahunga ingaruka mbi zituruka mu ruganda rwa Simerwa zirimo no kwangirika kw'amazu batuyemo. Mu gahinda kenshi n'ikiniga cyinshi bumvikana bati hari igihe baturitse amabuye agaturika akinjira mu nzu zacu, amazu agatigita akenda kutugwaho hejuru nk'ibisasu, ndetse nk'ibibambazi by'amazu yacu by'igikoni byose byamaze kujegera. Bakomeza bavuga ko kugeza ubu ngubu basaba n'abafite ijambo basa nkaho nta jambo bafite ku mitungo yabo, nyuma y'uko bemerewe kwimurwa ingurane cyangwa se bemerewe ingurane z'ibyo byagiritse, kuko iyo bashatse gusana ibyagiritse babuzwa, bityo bagasaba ko ikibazo cyakemurwa ndetse bagakorana ndetse bagahabwa agahenge ndetse bagahabwa ingurane ikwiye igararanyije n'imitungo yabo bafite, ubundi bazimurwa. Bati dushatse
gusana aya mazu yenda kutugwaho hejuru aratubuza, bityo rero tukibaza uzaza kuturenganura. Ubuyobozi budufashe butwumve nk'uko umubyeyi wacu Perezida Paul Kagame ahora atwumva akadukemurira ibibazo dufite, usibye kuba intambi zituritswa zarangiza zikangiza amazu yacu. Bamwe mu baturage hafi y'uru ruganda rwa Simirwa banavuga ko ziteza ingaruka mbi cyane ababyeyi batwite, kuko bamwe bakuramo inda kubera umutingito uterwa nazo. Bati nubwo amazu dutuyemo yangizwa n'izo nkambi, hari n'igihe usanga ababyeyi batwite bo muri kano gace bakuyemo inda bitewe n'umutingito wazo. Ni hano nsubikira rero amakuru, ndaje dusubire n'andi makuru akurikiyeho mu kandi kanya. Mwari gw'ibyo kurya, amafaranga ndetse n'ubuzima buzima.